Nshuti bakunzi ba Elisalio Estate muraho neza ndabasuje kandi mbaha ikaze uyu munsi ngarutse Kicukiro mu Kagarama. Amazina yanjye ni Twerisa ngira ngo murabimenyereye. Uyu munsi rero mbazaniye inzu nziza cyane, iyi ngiyi narayiberetse ubushize ariko nzanye ingenzi yayo bisa neza, ni nka copy paste ariko nkoze ino video kugira ngo niba waracikanywe n'iyi ngiyi uze kubasha kubona iyi ngiyi. Izi nzu zose ziri ku giciro kimwe, amafaranga iriya yari iriho niyo iyi ngiyi n'ubundi nayo iriho. Urumva ko ari ibintu byiza cyane. Inkuru nziza rero nuko izi nzu zuzuye ziteguye ku buryo ushobora kuba wahita uyimukiramo in case ushaka guhita wimuka, cyangwa se ukaba wahita ushyiramo umupangayi. Ni inzu kandi zegereye umuhanda, ntabwo ziri kure y'umuhanda cyane. Ni inzu zifite ibyumba bitandatu, dushe na toilette esheshatu, zikagira rooftop nziza cyane y'akataraboneka, iri perfect. Ni inzu kandi zifite design nziza cyane nk'uko mubibona. Urabona ko ari inzu nziza zigaragara neza kuri kamera, ni inzu zikomeye zisa neza cyane. Izi nzu zacu rero ushobora kuguramo imwe cyangwa ukazigura zose, kuko zose ziracyari available. Mu gihe waba ushaka imwe iri ku giciro cya $330,000 z'amanyarwanda, ariko harimo n'ibiganiro. Ziri hehe rero? Izi nzu ziri Kicukiro hano mu Kagarama muri ya quartier nziza yo twita ku Muyange, mukunda mwese. Urabona ko ari inzu isa neza kabisa. Hano tuhafite parking y'imodoka enye ziparitse neza zitabyigana. Urabona ko ari parking nini kandi yisanzuye, irimo amapave meza akomeye. Ni inzu kandi igiye ikikijwe n'ibirahure byiza cyane. Hano tuhafite akajaride keza nako ntago bakibagiwe. Urabona yuko ari inzu isobanutse. Ikindi kandi iyi nzu yubatse hejuru, ni inzu iri ku gice cyo hejuru cyane ku buryo nta imidite ushobora kuba wahura nayo. Iyi nzu rero hano ihafite n'umwanya w'akajaride naho munsi ya stairs. Urabona ko gasa neza cyane. Urabona ko rwose iyi nzu ni 100% ku muntu wayubatse, amanota rwose arayakwiriye. Duhita tuzamukana tugenda muri escalier mbajyana mu gice cyo hejuru kugira ngo dutangire dutemberane muri iyi nzu yacu neza. Ariko turimo kuzamuka ngira ngo urimo urambonera parking yo nakubwiraga. Ni parking nini, ni parking yisanzuye, imeze neza cyane. Hano tuhafite umwanya usimase uriho beto. Urabona ko ari umwanya nawo mwiza kandi mugari wisanzuye. Dukomeze kuri ino side ya hano twinjirana. Iyo tugeze hano tuba tugeze kuri bariko nziza cyane, aho ushobora kuba uhagaze urimo kwirebera view iyi nzu yacu ifite. Dukomeza rero duhita tuninjira mu nzu yacu, ntabwo tubatindira rwose. Hano ho tugeze ni muri salon, ni salon nziza cyane ifiteho plafond nziza ya gypsum kandi ndende, ni high ceiling. No kuvuga ngo hano ntabwo ushobora gushyuhirwa kuko plafond iri hejuru cyane. Hano rero urabona ko ari na plafond, ni salon iri open kubera yuko ushobora kuba uri hano muri salon, hejuru hari abantu murimo nko kuganira kuri kiriya gice cyo hejuru. Nitugerayo muraza kugenda mubisobanukirwa neza kurushaho. Ni na salon nini kandi urabona yuko muri mezire ni nini cyane, irisanzuye n'ingari. Dufite hano stairs nziza cyane, izi nazo zongera uburanga bw'inzu. Urabona ko ni ama escalier meza cyane ariho ibirahure byiza. Mbese reka nkubwire, wakoze subscribe? Reka nizere ko wayikoze, ariko niba utaranayikora yikore please. Iki nicyo gihe, kora subscribe ubundi mutembereze muri ino nzu neza urebe ibyayo. Hano tukivari atafite hano salle à manger, ni salle à manger nziza nini yisanzuye rwose ngari. Nawe reba ukuntu ingana, y'ubwayo ijya kungana na salon. Ni nini kandi ni ngari cyane, plafond gypsum hose. Ikindi kintu dufite hano cyiza cy'ingenzi ni igikoni. Dufitemo igikoni cyiza cyisanzuye gisa neza, utubati twiza, plafond nziza. Mbese ni igikoni kiri perfect kuba mama bakunda gutekera ahantu heza cyane. Ahangaha murasubijwe. Hano rero hari aga storage, nubwo karimo ibintu byo bagasitotsemo, ariko na gastoke keza kandi nako kanini cyane. Dufite umwanya hano w'igikari, nubwo hadasa neza ariko nimuza baracyari kuhatunganya, muzasanga harangiye hameze neza cyane. Reka mbabwire duhita dukomezanya ntanahagaze, tuze kuri no side ya hano aho dusanga icyumba cya mbere cyo hasi. Twagiye tukinjira hano turahasanganirwa n'urugi rwiza cyane, ni urugi rw'urubaho rwa muvura rumeze neza kandi rukomeye. Tugahita twinjira kuri bathroom yacu. Iyi ni bathroom nziza y'akataraboneka rwose. Urabona ko ari bathroom isa neza ngari kandi yisanzuye. Dufite icyumba cyiza cyane. Reba nawe iki cyumba,
i Kigali, ni cyiza, kirimo parafo nziza, urabona ko ari ikintu cyiza kandi giteguye neza. Reka tuzamukane ku gice cyo hejuru. Ageze kuri kote yo hejuru aho dusanganirwa naho n'ibyumba byiza. Turahera muri iki cyumba kiri hano, ni icyumba nacyo cyiza, gisa neza, byose bigiye byisanzuye kandi ari bigari, gifiteho na dushe na tuwarete yacyo. Urabona ko ari icyumba cyiza gisobanutse kandi gikase neza. Tukivaho turahita dukomereza kuri ino sayidi ya hano aho dusanga ikindi cyumba nacyo gifitemo dushe na tuwarete. Tukinjira aha tuba dusanganiwe na dushe na tuwarete yacyo. Ni ibyumba byiza binini bimeze neza. Iyo bafurumu urabona ko ari nziza. Hano rero hari icyumba cy'iyo bafurumu nyereka nacyo bakibereke. Urabona ko ari icyumba gisobanutse kandi nacyo gikase neza. Tugikomeza hano turasanganirwa n'ikindi cyumba, niba nta kindi cyumba cyangwa ofisi byaterwa n'icyo ushaka kugikoresha, ariko reka duhita tuninjiramo. Ariko iyi ni na chambre principale plutôt, iriya yaba nka vestiaire. Iyo ni vestiaire y'iyi chambre principale. Hanyuma rero tugasanga hano bathroom, ni bathroom ya chambre principale. Ubona ko ni bathroom nini ifiteho itandukaniro nyine na za bathroom zindi twarebaga. Ni bathroom nziza cyane. Hanyuma twinjire mu cyumba noneho nyirizina. Urabona ko ari icyumba cyiza kiryoshye rwose kandi giteguye neza, gisa neza, gifiteho n'akabariko keza hari imbere ku idirishya. Tukiva hariya muri chambre principale hano turahasanga ka kandi nababwiraga, ni ukuvuga ngo ni nk'umwanya uri free, ushobora kuba nawe wateraho intebe cyangwa se nka salo yo hejuru, ushobora kuba wakicaraho urimo kuganira n'abantu bicaye muri salo yo hasi. Niho rero ubona noneho ya parafo nziza cyane yubakishije inzu yacu. Urabona ko ari siringi isobanutse imeze neza cyane. Ikintu dufite hano rero cy'akataraboneka, ngwino tubereke uru rubaraza. Dufite hano bariko nziza cyane, ni akabarikoni gasobanutse karazenguruka inzu yose. Urabona aho hose aho ndimo kugenda ni kuri bariko, karaza kakazenguruka kakagera no kuri ino sayidi ya hano. Urabona ko ari igice cy'ingenzi cyane kuri iyi nzu. Twakomeje twazamukanye hejuru tugeze kuri cya gice cya rooftop, ariko turasanga n'ibyumba bibiri binini cyangwa se icyumba kimwe na gym, byaterwa no gushaka kuhakoresha. Hano tuhafite bathroom nziza cyane ishobora gukoreshwa n'abantu bari kuri rooftop. Urabona ko ari bathroom isa neza kandi ngari. Twahindukira gato hano tuhafite icyumba cyiza cyane kinini kandi tubona cyisanzuye, giteye amarange meza cyane y'akataraboneka. Twahindukira nanone kuri ino side ya hano tukahasanga cya cyumba cya nyuma. Twebwe twakise icyumba ariko ni nka gym, ni nka sale ya gym, cyangwa se byaterwa n'icyo ushaka kuhakoresha. Burya umuntu yaguze inzu n'ubuzi uko aba ari uyitegure neza. Urabona ko rero ibyumba byacu tubirangije, dukomezanye tujye no kuri cya gice cya rooftop. Ni rooftop nziza pe, ni rooftop ngari, rooftop iriho design nziza cyane, tubaho twiza, kandi rooftop itwikiriye. Nta bya bintu byo kuvuga ngo imvura iraguye ngo tugende ngo tujye kugama. Ni rooftop nziza rwose ngari, ubona ko isakaye kandi isa neza. Urabona ko iyo uri kuri no rooftop, ku muntu uzaza gusura ino nzu azabibona, uba ufite akaviyu keza cyane ureba muri quartier hirya no hino. Ikindi kandi urabona ko kuri no rooftop hari igice cy'igikoni cyo hejuru. Urabona yuko ushobora kuba wahategurira nk'ifunguro runaka mu gihe murimo guciringa wowe n'abawe. Bakunzi ba Elisa Real Estate, katubashimire cyane mwe muduhaye umwanya wanyu tukaba dutemberanye mu nzu nziza nk'iyi ngiyi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mutuvugishe rero tuyibagezeho kandi mukore subscribe kuri YouTube channel yacu ya Elisa Real Estate. Ibyiza byo nakagaruka. Imana ibarinde, turabakunda cyane.